umuntu mwigeze kutubwira akantu gakomeye, yaratubwiye ngo kutababarira umuntu yaguhemukiye ni nko kunywa uburozi wowe ubwawe ukizera ko uwo wanga ari wazapfa. Nese ubwo umuntu w'umusinzi arakora? Ntabwo akora. Nayakoreye nta kindi yamumarira kuko bayinywera inzoga. Hanyuma se yishura minervare y'abana? Ntabwo bishoboka. Ubwo uhita ubona ko ibibazo biri mu muryango bikomera kubera ko umuntu yabayeho ubuzima bukomeretse, hanyuma hitamo kujya mu nzoga. Ibyo bituma n'umuryango wose uba munsi y'ibikomere, atanze ico yahawe. Ari wibuke ko n'ubundi nawe arimo arakomeretsa. Hari umuntu wumva ko arimo yivura igikomere ariko ntamenye ko ari kubinyuza mu nzira yo korora ibikomere kuko ari gukomeretsa. Nari ndahano muri shop, noneho bari barimo bagura za polici n'amasererake. Ngiye kubona mbona umupapa urimo ayigura, baramubwira ngo niyo kufa ku myaka ingahe, ngo n'umwana w'imyaka ingahe. Mpita mvuga mu mutima ni disi warimo aragurira umwana we polici, ngiye ntayo nariye. Nibuka ko ntayo nari, urumva nari nkomeretse. Maze kwibuka ko ntayo nariye, ariko ni uwo mwanya afite amafaranga yo kuyigura. Birangiye numva barimo kuvuga ngo ni y'abana b'imyaka ngira ngo guhera kuri 5 kumanuka hasi. Ndabaza ni ntayo abakuru mufite? Bati ntayo. Ngewe ntago nariye polici kubera ko yitwaga y'abakire kandi twari dukennye. None uyu munsi tuvugana nanjye nshobora kuba ndi mu bakire kuko nayigura. Ngiye kuyirya ngo ni y'abana. Ndababaza n'umuntu mukuru ayiriye abiki? Bati ntacyo. Nta kintu. Bati ikindi pastor ntaza gusoza tutakivuzeho, burya ibibazo byose nta biro bigira, ahubwo iyo bikugezeho ni wowe biha ibiro. Pastor uvuga ibintu bikomeye. Ya ikibazo ubundi nta biro kigira, ahubwo we kigezeho ugiha ibiro. Uzasanga umuntu wapfushije ababyeyi bose adaseka, ariko ari afite muri umuna we na mushiki we cyangwa urugero gutyo. Uzasanga hari undi nta numwe agira aseka. Kubera iki? Yararebye asanga n'ubundi kuguheranwa n'agahinda. Nshuti mukunzi w'Agakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Mfite umugisha ko ndi kumwe n'umutumigwa tugiye kuganira, agiye kudufasha byinshi. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Mwakwibwira abadukurikiye? Amazina ni Pastor Ndahaye Jeune. Pastor ikaze. Murakoze cyane. Pastor Jeune abarizwa he? Ni muri Bethesda Church, nyobora paroisse ya Nyamata. Paroisse ya Nyamata. Abantu badukurikira batuye Nyamata, mwumvishe ahantu hafi yanyu, ni hariya hafi musiyagareho gato, mushobora kuhasengera kandi mugahabwa umugisha. Hanyuma tugiye kuganira ku mutima ukomeretse. Muri iki gihe hamaze iminsi hari imibare itangazwa ku bijyanye n'ihungabana n'agahinda gakabije. Imibare irasa nk'aho iteye ubwoba. Iravuga ko abantu barekose jenoside yakorewe abatutsi hafi nka 37% babana n'ihungabana n'agahinda gakabije. Hanyuma muri rusange biravugwa ko 20% abantu benshi bafite ihungabana n'agahinda gakabije. Kandi koko biragaragara abantu bacafite ibikomere biva amaraso. Bibutse ko umuntu akomerekera ahantu hatatu: mu muryango, muri sosiyete no mu bidukikije. Iyo tuvuze iyo mibare uhita ubona ikintu gikomeye. Abo nibo baririmbyi, nibo bapastori, nibo badiakoni, nibo bashaka, nibo rubyiruko rw'ejo. Ntabwo turi buvuge bimwe mu bitera guhungabana byose, ariko turaza kugerageza kubinyuramo. Gusa icyo twifuza kuvuga muri iki kiganiro, ese mwari muzi ko icyazanye Yesu harimo no gukiza imvune z'umutima? Yesu yaje kudukura munsi yo gutsikamirwa n'ibyadukomerekeje kugira ngo tubeho dufite umudendezo. Pastor, iyo bavuze igikomere wumva iki? Iyo bavuze igikomere kenshi duhita tureba ko dukomereka ku mubiri w'inyuma, ariko biriya biroroshye. Igikomere kiba kivugwa ni mu mutima. Ni ukugira ikintu cyakwangije mu mutima
kigatwara umunezero ahubwo kikahazana umubabaro, kandi wumva udashobora gupfa kubona ikintu icyo ari cyo cyose cyapfa kugukiza. Urakoze cyane. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma mu gice cyitwa ubugingo habamwo akantu kitwa amarangamutima. Ashobora kuba meza cyangwa mabi, ashobora kuba meza cyangwa agakomeretswa. Hanyuma icyo nifuza ko tuvuga hano, gukomereka ntabwo ari amahitamo y'umuntu, ni ibyago umuntu agira. Akavukira mu maboko amukomeretsa, akagira umupapa wenda umukomeretsa cyangwa umumama, cyangwa ugashaka umugabo akagukomeretsa, ni ibyago umuntu agira. Ariko ntekereza ko gukira ari amahitamo. Gukira ni amahitamo kuko ni umwanzuro ufata, kuko ibigukomeretsa byo bihoraho, noneho ukabimenya ko bigomba kugukomeretsa, ahubwo ukamenya uko uzitwara byagukomerekeje. Yesu yagiye aduha urugero. Navuga nko kubaba mu nzu y'Imana, kumva umuntu mu nzu y'Imana ngo umuririmbyi yankomerekeje, pasiteri yankomerekeje, umudiyakoni yankomerekeje, ugasanga koko yanakomeretsa aranababaye, ariko hari ikintu kimwe aba yaribagiwe. Yesu atoranya intumwa 12 na Yuda yari arimo. Ibyo rero ugomba kumenya ngo mu bantu 12 Yuda arimo. Niba uhuye na Yuda, menya ko ugomba kubana nawe, menya uko ubana nawe, ariko umenye ko akomeretsa. Nawe atagukomerekeje ahubwo wibaza uko byamugendekeye. Urumva? Icyo gihe ni ukubana umwanzuro uba warafashe, kumenya kuri yari Yuda kandi akomeretsa. Icyo gihe agukomerekeje birakorohera. Ngira ngo uri wabonye Yesu aho dusoma mu ijambo ry'Imana, akavuga ngo Satani aramufata muzamura ku gasongero. Ntago burya ari uko Yesu yari yagize intege nke, ahubwo Yesu yari arimo atwereka yuko abantu nk'abo tuzabana nabo umunsi ku munsi, ariko tukabana tubazi. Ni umwanzuro rero umuntu ashobora gufata ubwe kurwanya ibikomere. Urakoze Pastor, ko nyambona witonda mu buzima, waba warahuye n'ikintu kigukomeretsa? Nagiye mpura nabyo. Ndaguha nk'urugero rumwe. Hari umuntu wari inshuti yanjye cyane, mu ntambara ngeze ahantu usanga niwe wapanze abantu bari bunyice. Noneho biranga ntibanyica, ariko bambwiye ati se kana kamurapfa iki? Birarangira. Numva ni igikomere kuko narinzi ko mubonye ahubwo ari we nahungiraho. Turimo turagendana. Narinzi ko ndamutse mubonye ari we muntu wa mbere nakwegera. Ndangije birambabaza ko twarabanye, naramufashije mu busore bwacu, adafite ubuzima bwiza, mufasha kugira ngo ave mu buzima bubi ajye mu buzima bwiza. Birankomeretsa. Binkomerekeje, intambara irangiye. Ubushobozi yari afite icyo gihe mu ntambara, nanjye nayo nabugize. Ariko mpura nawe. Mu mutima wanjye ndibaza nti subu ningumana igikomere cy'umuntu washatse kunyica, ubundi ndrwana n'iki ko ashatse kunyica akaba ataranyishe, ibi bintu ndabigumana ngo bimarire iki? Tunahuye ndamubwira ni nk'uko washatse kunyica, ariko bikanga. Nanjye rero nta mpamvu yo kwishyiraho umutwaro wo gushaka kukwica, ko neshwa kubipanga bikanga. Ubana ubwo ibyiza ndakubabariye, mba ndakize biba birarangiye. Urakoze cyane, uvuzemo akantu gakomeye kubigumana. Kimwe mu bizanira abantu agahinda gakabije cyangwa se bikagira igihe umuntu akagira uburwayi bwo mu mutwe bukomeye, si uko aba yabigumanye. Iyo ubigumanye nk'ubwo, iyo ufite ikintu kikubabaje ukakigumana muri wowe, utekereza birenze uko ushobora kubungana, utekereza birenze capacity y'ubwonko bwawe. Noneho niho gusara bituruka, niho kureyajisa mu bundi buryo, kugaragaza indi myitwarire, niho kureka akazi bituruka. Umuntu agatekereza ati nabuze ababyeyi, n'ubundi nzaba nkora ubukwe ngo bigende biti, akumva ntiyakora ubukwe kubera ko nta muntu afite yabwereka. Ariko buriya agize abantu aganira nabo, abandi babukoze, abandi byabayeho, ibibazo yanyuzemo akaba yumva atazabaho, akagira abantu aganira nabo, bakamwereka ko bo ubuzima bwakomeje, kuko nyuma y'ibibazo ubuzima bubasha gukomeza. Ariko ibyo bisaba kubimenya ko bishoboka. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu uvuze cy'ingenzi abadukurikiye bakwiye kumenya, nuko ibikomere bitavuwe bishobora kuzanira umuntu imyanzuro yo kujya mu byaha. Kavuga atari ku bundi ndakora ubukwe nzereke nde. Yes. Ubundi bahambira ngo mbu umugabo bigende bite ko papa nawe atabayeho. Cyangwa se abantu bakajya mu nzoga, abandi bakajya mu busambanyi. Urebye n'ibintu abantu bakunda guhungiramo ni drogue, ni ubusambanyi cyangwa se mu muziki.
ibintu bikwibagiza bisa nkaho wambaye mask. Abantu benshi barasa nkaho babana bishoye mu bintu kugira ngo biyibagize umubabaro. Pastor tubwiye ikintu gikomeye ni ukwiga kubirekura. Ariko nanone mbere ko mvuga ngo tubirekurire cyangwa tubirekurire nde atugira iyo nama, mbanze mbabwire ko iyo urebye imyitwarire y'abantu benshi irimo gukomereka. Reka ntange nk'urugero. Coronavirus imaze umwaka n'amezi hafi 3. Hanyuma utubari twari dufunze, ariko igitangaje bararibwa yavuze ko ari umwaka yungutse cyane. Ubwo birumvikana ko barazishakisha bakazibona. Ubwo ntibishatse kuvuga ko abanyarwanda bakunda inzoga cyane. Barazikunda cyane. U Rwanda ruri mu bihugu binywa inzoga nyinshi cyane. Ibi nabyo ntekereza ko birimwo ihungabana. None se ubwo umuntu w'umusinzi arakora? Ntabwo akora. Nayakoreye nta kindi yamumarira kuko ayanywera inzoga. Hanyuma se yishura minervare y'abana? Ntabwo bishoboka. Ubwo uhita ubona ko ibibazo biri mu muryango bikomera kubera ko umuntu yabayeho ubuzima bukomeretse, hanyuma hitamo kujya mu nzoga. Ibyo bituma n'umuryango wose uba munsi y'ibikomere atanze icyo yahawe. Ari wibuke ko n'ubundi nawe arimo arakomeretsa. Hari umuntu wumva ko arimo yivura igikomere, ariko ntamenye ko ari kubinyuza mu nzira yo korora ibikomere kuko ari gukomeretsa. Kuko nimba wowe ukoreye amafaranga utakagombye kuba ukorera, ukurikije amashuri wize, warakomeretse ukuntu wize uvunika, amanota wagiraga, aho za minerivare zavuye, warangiza ibyo bintu kugeza uyu munsi ukabura umushomeri bikagukomeretsa. Noneho nawe ubone ukoreye ibiraka ugahitamo kuyanywera. Wibuke kuri gukomeretsa uriya mwana ubona asajya ku kazi kandi akaba atamwishyurira ishuri. Inzira rero wahisemo yo kwikiriza ibikomere, ni byiza kureba nimba ahubwo nanone itarimo kurema ibindi bikomere mu bandi. Hanyuma wari uhatubwira kubirekura. Babirekurire nde? Ngira ngo ahari ngewe ikimfasha nuko nanakijijwe. Nakiriye Yesu Kristo cya mbere nk'umwami. Numva ko ari umwami w'ubuzima bwanjye. Numva yuko yasinye nta usinyura, avuze ngo yego ni yego, avuze ngo oya ni oya. Ibyo bimpa kwakira yuko ubwo ibyabaye Imana yarabyemeye. Aho birabaye bihita bimpera umutima gutuza. Urumva? Hanyuma nkamwakira nk'umukiza. Iyo twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, n'ubundi adukiza ibikomere. Ibyo bintu ubishyira muri Yesu. Usenga Imana, ukabiharira Imana, ukabyegurira Imana gusa. Ariko nanone ikindi, ni na byiza kuvuga. Iyo ari umuntu mufitanye ikibazo wagukomerekeje, intambwe ya mbere si ukwirukanyira gusenga. Kiretse usenze ngo Imana izabahuze, muhure, mugire umwanya mwiza wo kuganira. Ariko iyo uvuganye n'uwagukomerekeje, hari igihe igikomere kirangirira aho ngaho ntukomeze kukigendana. Urakoze. Kimwe mu abantu bize ibijyanye na psychologie clinique, bize gutega amatwi, kuvura izi ndwara zijyanye n'ihungabana. Subi inyuma ho gato, ibihugu biteye imbere kubera bazi ko ubuzima bukomeretsa. Umuntu yiga ntabona akazi cyangwa se agatandukana n'uwo yakundaga, bagwiza ibigo by'abakansara. Ubona ahantu hose, mbese uyirebye ngira ngo buri muntu wese aba afite umukansara we kuko bazi ibibazo biri muri sosiyete. Hano ntabwo ariko bimeze kuko turacafite abakansara bake, n'ababyiza benshi bashobora kuba badafite akazi kiretse mu bigo nderabuzima bimwe na bimwe. Nk'umushumba, turi kuganira n'umushumba, ntekereza ko uyu murimo wo gutega amatwi si umurimo w'abashumbara cyane. None se iyo ugiye kwa pasiteri akaguha randevu y'amezi 6, usanze kundeho amezi 6, ubwo waba ukimeze neza? Ntabwo waba ukimeze, nabe ntazi inshingano. Ntazi inshingano ye kuko aguhaye amezi 6 yaragiye. Ndi mu bindi. Kuko inshingano ye ya mbere ni ukugutega amatwi. Kuko buriya umuntu ufite ikibazo cy'ibiko, abantu bagira ibibazo by'ibikomere, bafite ihungabana,
nta n'ibindi bintu byinshi aba agukeneyeho. Cyambere agukeneyeho n'umwanya, ukamutega amatwi ukamwumva, ndetse ukirinda no kumugaragariza ko yakurambiye. Uri urimo kumwumva 60% birakira, kumwumva gusa. Kuko hari n'uwo usanga avuga ati Imana iguha umugisha, timaze imyaka nk'ingahe sindabona umuntu ntega amatwi ngo anyumve. Urumva rero iyo utamwumvishe nawe uramukomerekeje. Tuvugisha ukuri noneho pastor, tubivuga ibintu mu mazina yabyo. Ubona abapasiteri bafite umwanya wo gutega amatwi? Wenda sinavuga ngo ni bose, kuko nabiri ijambo ry'Imana riravuga ngo haracyari 7,000 tutarapfukamira Bayali, ariko ubusinzi niba ari 7 cyangwa niba ari 700, kuko ubona umwanya ari muto, umwanya ni muto cyane. Ikindi akabamo no gutinya ibibazo, ashyiraho umunsi wo kubonana n'abakristo akawukuzwaho nuko abantu benshi baza ari abanyabibazo, kandi nyamara akumye guteganya ko nta n'abandi bundi bazaza, kuko abandi bagiye mu kazi. Abanyabibazo nibo bari buze, ugomba kubafasha rero. Kandi baza nuko tugira ubwoba bw'ubusa, azi ko nta mafaranga ari aho, azi ko nta pamu yemeni y'umuceri aho ngaho, azi ko nta HCR mugira, mukura gukeneye amagambo meza n'ubufasha ushoboye. Urabona bitekereza ute abapasiteri bose baramutse bakoze inshingano zabo neza, bagafata igihe, bagaha igihe abakristo bakabatega amatwi, ko abanyarwanda nka 80% basenga, ntibyaba umuti? Ni umuti ukomeye, kuko abantu benshi baza gusanga umuntu ngo abaganirize. Icyo akeneye no kumwumva, icyo akeneye no kumuganiriza. Hari abantu baba bafite imyanzuro mibi, ariko mwahura bamuganiriza imyanzuro mibi akayireka, ukamushyiramo n'amagambo y'ibyiringiro, ukamusengera Imana, ugacya kabiri. Hari impinduka rero zishobora kubaho, abapastori cyane cyane duhagaze mu nshingano neza, sosiyete yahinduka. Iyo urebye imibare y'ababana n'agahinda gakabije n'ihungabana iri kuzamuka ku kigero kiri hejuru, abana basigaye bajya no ku ma etaje bakiyahura. Ibyo ntibyari mu muco wacu, ariko kuri ubu bisigaye bikogwa kubera nyine biba byabarenze. Urabona iki kibazo kizakemuka gite niba tutabonye abantu badutega amatwi? Tutabonye abantu badutega amatwi, navuga ngo bizakomeza kwiyongera. Bivuga ngo ntabwo dukwiriye gushakisha ko hari ahandi igisubizo kizaboneka, ahubwo dukwiriye gutega amatwi abantu bafite ibibazo, tukabumva, kandi icyo dushoboye kubafasha tukabafasha. Ariko ikintu cya mbere ni ukubatega amatwi tukabumva, ubundi tukabagira inama y'icyo gukora. Hari umuntu uheruka kuntera urwenya, ni umukansara umwe yampaye urwenya, ariko rwaramfashije kumva ibintu. Yaravuze ngo Yuda yaza kubona mutega amatwi ntabwo yari bwiyahure. Kubera iki? Mu by'ukuri Yuda yarihanye, uzi ko yazanye ifeza akazigarura abatambyi, akavuga ati si ibi twavuganye, sinahenze ko biri bugeraho, rero mwasubirana ifeza zanyu. Noneho baramubwira ngo biramaze, ngo barangije bazijugunyaho, ahita aragenda ariyahura. Iyo aza kubona nk'umushumba umubwira ati rero wakoze icyaha, Imana ikubabarire, wakoze ibitari byo, haracari ibyiringiro. We ntiyari bwihane, yari mu nzira nziza yo kwihana. Dufite abantu rero bashobora gufata imyanzuro ikakaye y'ubuzima bwabo kuko babuze ubatega amatwi. Muri iki gihe abantu bafite ibibazo bitandukanye, kandi iyo tuvuga ntimubifate nk'ibisanzwe, kuko Minisiteri y'Ubutabera mu mwaka ushize yatangaje imibare y'ingo zatandukanye 9,000. Ubwo kandi icyo gihe guma mu rugo yari itaraza. Ubu rero abantu bikubanyeho, bamenyanye ingeso, bamaranye amezi baba mu rugo, utekereza ko bimeze bite? Noneho ufata ibyo bikomere byo mu muryango, wumve ibyo uko bimeze. Ufata ibikomere by'umuntu, coronavirus yatumye akabutike gafungwa ariko yaracungiyeho. Utekereza umuntu yari afite akazi, ubu ibigo byinshi byagabanyije abakozi. Ufata ibikomere by'umuntu yize azi ko bizagenda neza, hanyuma ntiyagire amahirwe yo guhita abona akazi. Ufata ibikomere by'abantu yewe n'abahungabaniye mu rusengero, kuko mu rusengero igihe umuntu aza agahura n'abayuda nk'uko wavuze, nabwo bikamuhungabanya. Mu by'ukuri abantu bafite gutsikamirwa kuri ku kigero kiri hejuru.
hanyuma hari ikindi kintu rero Yesu yavuze nifuza ko tuganiraho. Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazahura n'ibidukomeretsa. Yavuze ngo mu isi muri n'amakuba ahubwo muhumure nanesheje isi. Nta kugutega amatwi biguha kuruhuka no kubikorera Yesu, ariko bikaguha n'inama uburyo uri bwitware mu kubana nabyo, kuko ibidukomeretsa bizakomeza kubaho. Pastor, ni iki wabwira abantu bafite ibikomere bagiye bakura ahantu batandukanye, ariko nanone akaba avuga ngo ibyo nkubwira ni ibyo abantu bambwiye, akavuga ngo nta muntu wo kwizerwa kibaho, ntaho nabona mbibwira. Kubera iki? Yenda yasanze umuntu yabuze umushumba, hanyuma asanga mugenzi we arabimwaturira, abisanga mu muhanda. Tutirengagije ko hari n'abashumba babivuga. Ubwo iyo mvuga ngo babivuga, natanga urugero. Umuntu yagiye kwigisha kuri radiyo, azaterura ikiganiro cyose bagiranye n'umuntu aba arica avugira kuri radiyo, cyangwa se yabivugiye mu rusengero. Umva uwo muntu uratuye wihana, ariko nibyo bigusenyera. Yego. Mu by'ukuri rimwe na rimwe ibyo abantu bavuga biba bifite ishingiro. Wabwira iki umuntu yafashe umwanzuro akavuga ati nzabyigumanira ntaho nzongera kubibwira? Biragoye kuzabiboneramo amahirwe, kuko uko waretse kubibwira abantu ariko urimo kubyibwira. Urumva umutima urabyakira, ubwonko burimo kubyakira, kenshi birangira ufashe umwanzuro mubi. Byibura nakugira inama yo gusenga Imana, kuko burya niyo urimo gusenga uravuga, ujya imbere y'Imana ukavuga, yes, ukavuga bigasohoka muri wowe. Wafata igihe cyo gusenga Imana, kandi izaguha umuntu. Byanze bikunze Imana iguha umuntu. Hari umuntu ubaho, tuzabiganira mu kindi kiganiro mfite tuzaganiraho, kivuga ngo hari umuntu Imana yaguteguriye ku mugoroba w'ubuzima bwawe. Byanze bikunze ntabapfira gushira, barahari. Hari umuntu, kuko hari abapfushije ababyeyi n'imiryango, ariko babonye ababyeyi babakira. Urumva birashoboka rero ko yabona umuntu umwakira, ariko mbere ya byose no gusenga. Ikindi Bibiliya iravuga ngo ihanganira ibikugerageza. Nubwo ubiza nawe azabona ishyano, ariko nawe usabwa kwihangana. Ikindi wenda iri nama natanga ni ukwirinda kujyaho ibigukomeretsa biri. Urumva niba uzi ko Jacqueline Nshuti wawe iyo muhuye mujya mu kuganya, mukajya kurepeta ya mibabaro yanyu, bigabanya kubonana nawe, cyangwa umubwire nubwo mwabonana umusabe ko muhindura ikiganiro, mwe gusubira muri ibyo. Niba ugiye kuri za YouTube ukabonaho ibiganiro biri bugukomeretse, wifungura byihorere. Ugomba kugabanya kujyaho ibigukomeretsa biri, hanyuma ubundi ukegera Imana ugasenga, ugategereza icyo Imana izakora. Murakoze Pastor. Nashaka kuvuga ko tuvuga ku tuntu duke mbere yuko turi busoze ikiganiro. Siyanse yemera ko umubabaro wose utavuwe uhinduka indwara. Ushobora guhinduka imvi, ushobora guhinduka uruhara, ushobora guhinduka umutima, ushobora guhinduka diabete, ushobora guhinduka. Nako siyanse ivuga ko indwara abantu bagwaye 50% ziterwa n'umutima ukomeretse. Ntumva ko kubigumana bishobora kwangiza nyirabyo kuruta ko yabisohora. Hanyuma icyo nifuza ko tuvugana cyangwa se tuganiriza abadukurikiye umuco wacu, kandi ni mu karere k'ibiyaga bigari, kurekura ibintu ntibitworohera. Uvuze ikintu ariko birasa cyane cyane ko uvuzemo kuvurwa. Iyo uhagurutse mu rugo ugiye kwivuza, cya mbere nuko wemera kurwaye, cya kabiri nuko wizera umuganga, ubundi ukemera amabwiriza, ugakuramo imyenda, ati ryama hariya. Ntuvuga ngo ndi umugore, ntuvuga ngo ndi umugabo, uzi kurwaye kandi wizeye muganga. Iyo akubwiye ngo kuramo imyenda, kuramo imyenda, ni ukuvuga ushobora gusanga ugeze mu nzu y'Imana ukaba wizeye ko Imana igukiza, kuko uzi ko ufite igikomere. Iyo uhageze itibabarira, ibyo bizagukiza. Uwo ni wo muti, nutawumva ntabwo uri bukire. Urumva, babarira, tera intambwe muganire, ni wo muti. Aho niho ipfundo riri, ni ukwemera kurwaye, ukamenya aho muganga ari,
umuganga wa mbere ni Imana, urumva, hanyuma kandi ukizera amabwiriza ukayashyira mu bikorwa. Murakoze cyane abadukurikiye, ntekereza ko barimo kumva inzira turiho turagana ku nzira yagufasha gusohoka mu bibazo cyangwa se gukira. Nagira ngo akamugasigarane, umubabaro wose utavuwe urica. Niyo mpamvu kubibika umuntu mwigeze kutubwira akantu gakomeye, yaratubwiye ngo kutababarira umuntu yaguhemukiye ni nko kunywa uburozi wowe ubwawe ukizera ko uwo wanga ari wazapfa. Mu by'ukuri ni wowe uriho urapfa. Ukwiye rero kumenya ko igihe cyose utabirekuye ngo ubisohore ubikure mu mutima, bizahinduka indwara kandi bizakwica. Ubundi iyo wanarishije ijambo kubabarira, ni ukuvuga ni ukubabara mu mwanya we. Yego. We yarababaye, yakagombye kubabaye kubera ibyo yagukoreye, sibyo? Ashobora kuba atanababaye, ahubwo we mubabarire, ko yakagombye kuba ababajwe n'ibintu yankoreye cyangwa yagukoreye. None ubwo atababaye rero cyangwa se anababaye, ariko nawe mubabarire, babara mu mwanya we, wumve ko akwiriye imbabazi. Yego. Iyo utababariye rero urabigumana. Iyo verisiyo n'ubwa mbere nyumvishe. Urakoze cyane ngo kuyidusangiza. Hanyuma ikindi nagira ngo mvuge nuko ibikomere bitavuwe bihindura imyumvire y'umuntu, agahita akubwira ati abashumba bose ntawo kwize gubaho, bose ni babi, cyangwa se nta mukristo kibaho, cyangwa se akubwira ati abagabo bose ni ibikoko, nta mugabo mbese kubera kuko afite umugabo mubi, cyangwa akubwira ati nta mugore n'umwe muzima abaho, abagore bose ni babi. Iyo bigeze igihe umuntu afata abantu akabashyira mu gatebo kamwe, aba afite umutima ukomeretse. Wabwira iki abafite imyumvire imeze gutya? Ni ikibazo gikomeye, kuko niba ubona ko abagabo bose ari babi, bizarangira udashatse. Ntabwo washaka kubona abagabo bose ari babi, ahubwo njye nakubwira ko witegereza neza ukareba niba hariho n'abagabo babi, ariko reba neza ku ruhande hari abagabo beza, umenye ngo n'abagabo beza barahari. Niba papa wawe yarakubereye mubi, ariko ibuka neza ko mu bana bigana hari abari bafite abapapa babasura, biraguha kumenya yuko abapapa bose atari babi. Niba pastori wawe yarakubereye mubi, ariko ntabwo bose ari babi, hari abeza, bibaho. Rero kujeneraliza ukavuga ngo ubwo uyu muntu yamemukiye abantu bose ni abahemu, nawe ahubwo wahita utekereza ko niba bose ari abahemu, ubwo nawe uri umuhemu, ahubwo ukavuga uti nsanze ndi umuhemu nakora iki? Rero ntabwo abantu bo ntabapfira gushira, abantu beza babaho. Urakoze cyane. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ngira ngo tuzabigarukaho, tuvuge ibikomeretsa abantu, dukomeze tutange n'inzira y'uko abantu bakira. Hari umuntu udukurikiye kubw'umutima ukomeretse, yarishoye mu byaha, ubu akaba ababajwe n'ibyamukomerekeje, akaba ababajwe n'ibyaha yakoze, akaba ahorana kwicira urubanza, bikagera igihe agatakaza icyerekezo cy'ubuzima. Nihe nama wamugira? Inama namugira ni uko icya mbere ni uko agaruka kuri Yesu niba yarahahoze, kuko hari utaranahageze, ahubwo we yisanze atyo afata imyanzuro gutyo. Ariko muri Yesu niho hari amahoro. Uretse kugaruka ku Mana cyangwa se akaza ku Mana agasaba Imana imbabazi, agasenga Imana akayisaba gutuza kandi akihana izo nzira arimo, kuko zo ntabwo ziri kumuremera ibyiza, ahubwo ziri kumuremera ibindi bikomere. Ikindi pastor ntaza gusoza tutakivuzeho, burya ibibazo byose nta biro bigira, ahubwo iyo bikugezeho ni wowe ubiha ibiro. Pastor tuvuga ibintu bikomeye. Ikibazo ubundi nta biro kigira, ahubwo we kigezeho ugiha ibiro. Uzasanga umuntu wapfushije ababyeyi bose adaseka, ariko ari afite muri umuna we na mushiki we cyangwa urugero gutyo. Uzasanga hari undi nta numwe agira aseka. Kubera iki? Yararebye asanga n'ubundi kuguheranwa n'agahinda bizamubuza iterambere, bizamubuza gutekereza, bizamubuza kujya abantu bari, azabona abantu bose ari intera hamwe. Turimo turagendana, we yarangiza ikibazo akakimanurira ibiro, kigasigarana ibiro bikeya, akajya kibege ukamukwa kane, ubundi ubuzima bugakomeza. Ndaguha nk'urugero, ushobora gusanga umuntu nta byo kurya afite, ari bubwirirwe, agahera mu gitondo avuza induru,
hari n'undi nawe usanga avuga ati ushize naburaye kabiri kandi ntacyo nabaye. Urumva bose bafite ikibazo cyo kuburara ariko babihaye ibiro bitigize gute bitangana. Usanga ari ikibazo kikuremereye cyane kikwishe, hari undi nawe ugifite ariko ubona kitamuremereye kandi afite iki kirenze. Bivuga ngo birasaba rero ko dufata n'ibibazo dufite n'ibyo bikomere dufite, birasaba ko twiha umukoro wo kubyoroshya, kuko ikintu cyakubayeho reba hirya hari n'undi cyabayeho kandi ubuzima burakomeza. Wikumva rero yuko ubuzima butazakomeza kandi hariya bwarakomeje hariya hirya, ahubwo egera uriya muntu ubwira uti konzi kuri mugenzi wanjye byagenze bite wowe, ibyo bintu bigeraho ute, waciye mu zihe nzira, kuruta kujya kureba umuntu wahejejwe inyuma n'ibibazo, ahubwo reba umuntu urimo kubivamo akugira inama. Nise nibuka icyanditswe kiri mu Baheburayo 12 haravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu c'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera n'ibyaha bikunda kutwizingiraho vuba. Ubwo bivuze ko hari abahamya banyuze nko mu byo wanyuzemo ariko babyitwayemo neza cyangwa se bakomeye. Wasamye inda abona arashidikanya, ubwo atireba hariya hirya urebe Elizabeth, atireberaho hari ahantu byarakunze. Rero kumva yuko ubwo wahuye n'ibibazo ubuzima buzarangiriraho, reba ko hari abantu bahuye nabyo kuko barahari kandi ubuzima bwakomeje. Nashize iminsi nk'ibiri nyuze ahantu hari nimugoroba nkahurira n'umwana w'umukobwa, ndamureba nkunda kwanariza mbona n'umurakare kabisa, n'umurakare ubona hano amerewe nabi, agenda ajya amenyo, ubona ashaka kwereka isi yose ko yababaye. Ndamureba kunatambuka ukavuga, noneho ngira ikibazo ndibaza uyu muntu buri isi yose izabimenya ko yarakaye. Abantu muri iki gihe nta muntu yitaye ku wundi, umuntu wese aragwana n'ubuzima bwe. Nkavuga ibi bintu yabirekuye akabiha Yesu ko bizamwongera imyaka yo kurama, ko bizatuma yishima, yabirekuye. Niwo mukoro twifuza kuguha izina rya Yesu, niryo ridukiza ibikomere, niryo ridukiza ibyaha, niryo ridukiza ibintu byose. Yatubwiye ko dukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, bizaduha gukira mu buryo bwuzuye. Pastor icyo wumva wabasangiza. Ikindi nakongeraho urakoze nacyo cy'umumaro. Hari n'abafata umwanzuro wo gukiriramo ibibazo, wo gukiriramo ibikomere, ugasanga nimba yarageze papa we akajya ahora kubita mama we bikamubabaza, umwanzuro afashe ukaba wo kudashaka, uwo mwanzuro afashe ni mubi, ahubwo we yikiza ibikomere ashaka umugore amufate neza, amarike diferanse, akora ikinyuranyo. Nimba waragize se utaragusuye ku ishuri, ibyo nkubwira njye byambayeho, ntago data yigeze asura ku ishuri, nta kantu nakamwe yigeze nzanira ku ishuri. Sorry, wabyumvise pastor? Ntago muzi sinzi ke yazababyeyi za papa, ariko nashatse kwivura icyo gikomere, ariko ntago nivuye icyo gikomere ndi umurakari. Ahubwo naravuze ngo ngomba kubyara abana, noneho nkabamariramo ibintu byose nabuze. Niba narabuze gusurwa ku ishuri ngombe mbasure, niba nta keya yampaye nge ngomba guha keya abana. Nubwo buryo nkanjye nivuramo igikomere. Ubu rero hari undi wivura igikomere avuga ati ntimukajye kwiga nanjye sinize, arimo arongera ibikomere, ntabwo arimo yivura igikomere. Ngira ngo iyo ni imwe mu nzira. Yego, ni imwe mu nzira yo gukira. Hanyuma ikindi twasorezaho ni ugufata umwanzuro, avuga atari ko kubera iki reka ntange kugira ngo bumve icyo nshaka kuvuga. Hari abantu uzabona yivura ibikomere mu wenda mu kwambara cyangwa mu kujya cyangwa mu nzu, kuba mu nzu yo kubamo n'ibindi bimeze gutyo. Niba warakomerekejwe no kufungura nabi, iwanyu mutarajyaga ngo muhage, gerageza wiga ukuntu ushobora kujya neza. Nushaka wige no guteka ubyitekere, hanyuma ico gikomere gikire. Guhora utsikamiwe nuko iwanyu ukajya wumva uri umurakara utavuga ngo iwanyu bajyaga nabi. No, gerageza urebe ukuntu wafata umwanzuro. Pastor, umuntu yigeze nari ndahari muri shop, noneho bari barimo bagura za porci n'amasererake.
ngiye kubona mbona umupapa wari urimo ayigura baramubwira ngo niyo kuva ku myaka ingahe ngo n'umwana w'imyaka ingahe mpita mvuga mu mutima nti disi warimo aragurira umwana we porridge ngiye ntayo nariye nibuka ko ntayo nari urumva nari nkomeretse maze kwibuka ko ntayo nariye ariko ni uwo mwanya nsanga mfite amafaranga yo kuyigura birangiye numva barimo kuvuga ngo niyo abana b'imyaka ngira ngo guhera kuri 5 kumanuka hasi ndabaza ni ntayo abakuru mufite bati ntayo ngewe ntago nariye porridge kubera ko yitwaga iy'abakire kandi twari dukennye none uyu munsi tuvugana nanjye nshobora kuba ndi mu bakire kuko nayigura ngiye kuyirya ngo ni iy'abana ndababaza n'umuntu mukuru ayiriye abiki bati ntacyo nta kintu bati ibikombe 3 narabijyanye pasta ndi mukuru ngara guki ndayirya ibikombe 3 ndabirangiza ndavantu ubu abatarayinguriye ndabababara iki kirarangiye iki gikomere ndakivuye porridge ndayiriye icyo kirarangiye ari uburyo bwinshi bwo kwivura ibikomere kimwe mu bintu Yesu yaravuze ngo tugire ubwenge nk'inzoka kimwe mu bintu biranga inzoka ni ukumenya kwigombora ntekereza ko dukwiye kwiga uburyo bwo gukira kandi tubigizemo uruhare tudategereje ko uswega umuntu arakarira n'abapfuye batazazuka ngo musabe imbabazi bavuga ati batansabye imbabazi kandi batenda kugaruka ukwiye gufata umwanzuro ukabirekura ugakira hanyuma ukavuga ati nzakora ibishoboka byose mbeho ntatsikamiwe bizagufasha gukira hanyuma ubonye no gufasha byaba byiza kurutaho Imana ibaho umugisha turabakunda twishimira kubana namwe mu biganiro dukora hanyuma umushumba turacari kumwe ku Agakiza TV azakomeza kutwigisha ibintu byinshi ariko nagira ngo musabe agusengere birashoboka ko ibikomere byakujyanye mu byaha cyangwa byatumye ufata imyanzuro itari myiza cyangwa se ukabaho utishimiye n'agakiza byakugora gusenga ngo data wa twese mu gihe utagize umupapa mwiza w'icitegererezo ariko nuhindura imyumvire ubuzima nabwo buzahinduka ikaze urakoze cyane reka dusenga Imana uri Imana ikiranuka muri byose kandi ijambo ryawe ni ukuri biravuga ngo ndisebe imfubyi abo mugabo w'abapfakazi ijambo ryawe rikuvuga ngo mujye muntabaza kandi nanjye nzajya mbatabara Yeremiya abwirwa ririya jambo nuko hari impamvu zo gutabaza ariko tugushimiye yuko nawe watwemereye kuzajya dutabara waravuze ngo ibyaga no makuba ngo ni byinshi ku mukiranutsi ngo ari kuwiteka wazamukiza muri byose iri jambo riraremereye ko n'ubu tubivuga hari abandi babibutse ahubwo noneho bakaba bakomeretse kurushaho ariko uri Imana yo muri bikomere uri Imana ibasha komora kandi uri Imana ibasha gukiza kandi uri Imana ibasha gutanga undi murongo muzima abantu bashobora gukiriramo turabasengeye rero abagize ingaruka uri Imana ibasha kugira icyo ikora uri Imana ibasha kubashumbusha maze bakabona umunezero uturuka mu gakiza k'Imana kandi abatarakumenye nabo babe kukumenya kugira ngo bamenye yuko ari we buhungiro kandi akaba ari nawe buruhukiro urakoze rero ubane na buri wese mu ruhande rwe kandi buri wese abone neza yawe kandi iri jambo rigira umumaro mu mitima y'abaryumvise kandi n'iri tangazamakuru turasenze ukomeze kurigirira neza kuko kwawe kwiza gukomeze kubana nabo mu izina rya Yesu amen.